Burya Uwiturwa Ineza Nuwo Yayigiriye abagira Imana. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data abo Yesu yagaburiye bakarya bagahaga, abo yahumuye uwo mwanya bakareba, nibo basuye inyuma bakavuga ngo nabambwe. Birashoboka ko nawe nyamara uri kuvuga ngo nabambwe. Yarakubakiye urugo rwiza, akakuhera akazi keza, akagukura muri bombo n'umwuka wawe uri kugura kandi wari warahawe ubuntu. Ariko uyu munsi ukaba uri kwikorera ibyaha nkana. Nyamara Paulo yandikira abafilipi yavuze ngo hariho abantu benshi bagenda ukundi, ngari kabona babwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, ngo Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Umenye kuko wakijijisha kose niba udakurikira Kristo kandi yarapfiriye ibyaha byawe, uri umwanzi w'umusaraba kandi amaherezo yawe ni ukurimbuka. Nyamara Kristo ntashaka kurimbuka. Mugarukira kubabarire wiyunge n'Imana muri iyi minsi ya Pasika. Pasika izarangire wariyunze n'Imana. Yesu aguhe umugisha. Amen. Nta kimwe cy'umuhama nuko yiyemeje kuza